kubasuhuza nkuko mubibona rero twinjiye muri kagace kitwa impano mu iterambere mu kiganiro cyacu Iterambere Business Show. Uyu mwanya rero twaganira mu bantu bafite impano zitandukanye, impano y'umwihariko ya sinema iri kugenda itera imbere hano mu gihugu cyacu. Twasuye imwe mu nzu cyangwa se company zikora izo filme cyangwa se zikora sinema, akaba ari Visual Comics. Tuganira nabo rero twari turebera hamwe uko batangiye, aho bageze, ndetse n'ibyo byabagejejeho mu buzima bwa buri munsi, by'umwihariko nawe twumva yaba urubyiruko cyangwa se wundi ukabona uburyo impano zitandukanye zishobora kuzamura abantu kandi zikabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Twegere umuyobozi wabo agenda dusobanurira ubwo rugendo rukomeye rwo kuva ngo ndetse naho bageze. Reka dutangire tumwumva. Ngiye banyita Boneza Jean-Marie, abandi executive producer wa Visual Comics. Kuba dukorera hano za Remera, hano hafi gato kuri Alpha Plus. Nkuko bwana Jean-Marie utangiye utubwira ko uri executive cyangwa se ufite ubuyobozi bw'iyi Visual Comics. Muri make dushaka dusobanura ese iyi nzu ikora iki, ni ibiki ikora, muri ibyo bikorwa n'iki, ndetse nihe muvuye niho mugeze. Ese wabwira urubyiruko cyangwa se abandi bantu runaka ko baganiye inzu, ese n'iki bahakura, twereka ibikorwa byanyu muri rusange. Nyine kuri icyo kibazo warumbajije ko twebwe ubundi dukorera iby'amafilimi, dukora n'ibindi bijyanye n'amaklipe, ariko tukaba turi intangarugero cyane cyane muri iby'ama CGI, bamwe mukaba mubizi ukuntu byaba bitwa montage. Mutubwiye yuko mukora amaklipe ndetse n'amavideo atandukanye, by'umwihariko mukaba muri nome cyane kuna filme. Ndashaka kugira ngo mutwereke ni uwuhe mwihariko muzanye mu Rwanda muri ubwo buryo bwa CGI cyangwa se bwa montage. Niye projet ubu ngubu ihari ku buryo uwaza wese yavuga ati visual comics iri different n'andi mazu atunganya filime tukatuzi. Ikaba irimo ibintu by'umwihariko cyane abantu batamenyereye byo gusiganwa kw'amamodoka, kurasana, action zo kugera zo gukoresha amaboko. Ni amatsiko kuri iyo filime 24 hours. Mwamuteguye kwishyira ahagaragara ryari? Tukaba duteganya kuyisura mu mpera z'uyu mwaka. Twifuza ko Victory TV izadufashamo kuyamamaza, twereka abafana bacu ko tumaze imyaka 3 dukora ko bitari byoroshye. Nka comic visual ikiganiro Iterambere Business Show, ndetse aka gace turimo ni impano mu iterambere. Ni iki uburyo bwo gukora filime cyangwa se gukora video zitandukanye bibagejejeho, duhisura igaragara mu byerekeranye n'ubukungu? Bikaba bidufasha kugura ibikoresho bigezweho, bikabafasha kugura aho gukoresha amarokasiyo runaka dukeneye. Baduteganya yuko n'isoko n'iramuka isohotse hanze isoko ryayo rizari rihagaze neza. Bakunzi bacu rero nk'uko mwakomeje kumva, iyi Visual Comics yakomeza kutugezaho, nawe je muvuye wadusobanuriye byinshi kuri iyo ngiyo. Amubonye Visual Comics igikora kandi n'umwihariko yazanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nawe ushobora kugera ku ntego zawe n'impano yawe ukagera aho zikugeza mu bukungu, uhereye ku bintu bitoya ndetse no ku mpano ufite. Murakoze cyane.